madamu nubwo atavugaga ariko yarumvaga ko nabashaga kumupepera nawe akampepera namuvugisha agasa nk'uwasamura umunwa nk'uri kuvuga ariko ijwi ritasohoka ndaza arandembuza ndamwegera arangije amfata n'amaboko yombi hano akajya nkurura nyiyegereza abona ari kubumbura umunwa avuga ariko nta kintu numva ijwi ridasohoka ako kanya madamu ko turahangana amaso ku maso turebana madamu ahita apfa by'ubwanjye mpamagara mama muhereza amabukwe baravugana kuri telefone batangira gutukana turashaka umwana se n'uwanyu barabitukanira telefone iza kungoboka ishiramo umuriro ndababara kugeza ku rwego rw'aho mabukwe atigeze aza gushingura umukobwa we ariko hari ikintu cyambabaje mu buzima ni kimwe gusa ni uburyo byananiye gutabara madamu ari gupfa Kigali i Kanombe nari mfite inshuti zanjye nifashisha abantu kugira ngo bamfashe njye kwihorera ariko biranga n'ubundi fatirwa ku gipangu cyane ndasoje kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Patrick, wakoze cyane guhitamo gukurikirana Yawe TV, ariko ukomeze unadukurikirana n'ubundi n'ubusanzwe, ariko unakurikirana website yacu yawetv.com iyo washaka kugufasha kumenya amakuru. Ikintu cyambere n'amakuru ukaba umenya aho isi bayerekeza kugira ngo ubashe no gusobanukirwa n'ibivuga hirya no hino ku isi mu ngeri zitandukanye. Nkuko mubibona kuri kamera zanyu turi kumwe n'umupapa n'umugabo tugiye kuba tuganira cyangwa se n'umusoro, wazi ko byose ubimenya muri kino kiganiro cyacu kuri story agiye kuba dusangira, uzaza kumenya byinshi kuri yo. Tuzaza gutangira tumuha ikaze, tugwaye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Amahoro. Ni amahoro n'umutekano. Amahoro yabaho nta mutekano? Ntabwo amahoro yabaho nta mutekano, ni nayo mpamvu mvuze ngo ni amahoro n'umutekano. Nagira ngo umuntu yumvishe amahoro n'umutekano abyumvishemo. Oya? Tazalefana. Umuntu ashobora kugira amahoro ariko adafite umutekano, cyangwa akagira umutekano adafite amahoro. Biterwa n'aho umuntu ari. Yego. Asante sana. Tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri Yawe TV muri rusange. Watangira wibwira abadukurikiranye, hanyuma utakubwiye ukatubwira niye story kugenza uje gusangiza cy'abantu. Amazina yanjye nitwa Pasiteri John Ndayisenga, ndi umugabo w'umusore bifitiwe igisobanuro. Umugabo w'umusore? Ndi umugabo w'umusore. Yego. Bifitiwe igisobanuro. Uri buduhe? Yego. Ubu pasiteri ntabwo ndabumaramo akanya kanini kuko itariki 11 z'uku kwezi turimo nibwo nimikiwe ubupasitori. Nahoze ndi mwarimu mu itorero Successful Christian Ministries riyobowe na Bishop Ntambara Innocent Saturday. Abantu rero muri iki gihugu ndetse no hanze y'iki gihugu turamenyeranye mu kiganiro cyitwa Kunda igihugu cyawe kandi ugisengere kuri Radio Flash, kuri TV Flash, kuri Radio Umucyo. Nta wundi murimo nzwiho muri iki gihugu usibye gukorera Imana mu buryo bwo kwigisha ijambo ry'Imana ndetse no gusengera abantu kuko ariyo mpano yanjye. Rero ndanezerewe kubwo gutumirwa namwe kuri iyi televiziyo yanyu. Rero hari abankurikiye bari hano mu Rwanda, hari abari mu mahanga. Kuba dukurikiye muri aka kanya reka mbasuhuze kandi mbifurize umugisha w'Imana. Amen. Ndumva mbibwiyeho mfite umwana umwe w'umuhungu, ntuye i Kanombe ariko mvuka mu karere ka Bugesera ahitwa i Kamabuye. Pasiteri tugiye kuba tubana yamaze kuba abibwira ku myirondoro ye no mu ncamake muri rusange ababwiye uwo ari we, umugabo w'umusore. What does it mean? Ibyo ndaje reka mbisobanure mbere yuko ntangira gusobanura. Reka dusenge kugira ngo ninjire mu kiganiro numva ameze neza kandi nguwe neza. Ducire bugufi Imana yacu dusenge. Data wa twese ushoboye byose, turagushimiye kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tuguciriye bugufi kugira ngo tubabarire gukiranirwa kose, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo icyaha n'igisa nacyo nibyo bidutandukanya nawe. Ariko iyo tuguciriye bugufi tukatuza akanwa kacu ibyaha dukora
ubasha kutwezaho gukiranirwa kose ukatwambika gukiranuka kwawe. Mwami mwiza rero tubabarire mu mikorere yacu, buri uko ducumura amategeko yawe yera, reka tubabarire. Muri uyu mwanya tugiye kuba tuvuga gukomera kwawe, reka ijambo tugiye kuvuga rigira abantu rikura mu mubabaro ribashyire mu munezero. Uyu mwaka utararangira reka buri wese agirweho n'ikimenyetso cy'ibyiza gituruka kuri wowe, kugira ngo abantu basobanukirwe yuko tugifite Imana ishoboye byose. Urakoze rero kugiye kubana natwe kandi kugiye kutwambika imbaraga muri byose. Abarwayi bakize, abababaye bahumurize, abari mu kaga kariko kose reka ubabere inkomezi. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisabye, amen. Amen. Ya. Wari utangiye umbaza ngo ndi umugabo w'umusore, mbisobanure gute? Gusobanura ko ndi umugabo w'umusore, abantu bankurikiye ntibabirebere mu mubyibuho cyangwa se ko ngana ngo batekereze ko ari cyo nshatse kuvuga. Hari abajya babifata gutyo ntarabisobanura. Rero mbisobanura muri aya magambo. Mu kuvuka kwanjye navukiye mu muryango w'abana 7, jyewe ndi umwana wa 3. Ndangije kwiga amashuri yisumbuye, nagiriwe amahirwe yo gukora akazi. Hagati muri ako kazi nza kugirirwa amahirwe mbona umukobwa mwiza, ndamukunda, dukorana ubukwe. En fait dukora mariage. Uhereye uwo munsi nakoze mariage, sinongeye kwitwa umusore ahubwo niswe umugabo. Ndabyara mudamu wanjye mwiza cyane, tubyarana umwana umwe w'umuhungu. Nza kugira ibyago rero igihe umwana yari afite amezi 9, ntabwo nari ndi muri iki gihugu cy'u Rwanda, nari nagiye mu ivugabutumwa. Madamu wanjye baramuroga, bamaze kumuroga ngera mu gihugu cy'u Rwanda ameze nabi, ndamurwazaho iminsi 7 ahita apfa. Maze gupfa rero hashize nk'imyaka hafi 5 gutyo kugenda 6. Urumva ahapfiriye umwana wanjye yari afite amezi 9. None ubu ku itariki 23 z'uyu mwaka tugiye kwinjiramo z'ukwezi kwa 3, umwana wanjye azaba yujuje imyaka 6. Rero hagati igituma mbambwiye abantu ngo ndi umugabo w'umusore nuko nigeze urugo nkabyara, icyo kikaba ari ikimenyetso cy'uko ndi umugabo. Iyo nongeye kuvuga ngo ndi umusore ni ikimenyetso cy'uko nta mudamu turarana cyangwa se nta wundi mudamu nongeye gushaka. Naho mba shaka kubisobanura nkavuga ngo ndi umugabo w'umusore, kuko kuba ndi umugabo mfite ikimenyetso cy'uko nabyaye cyangwa se cy'uko nakoze mariage nkabyara nkaba mfite umwana. Kuba rero nabwo ndi umusore mbifitiye ikimenyetso kuko uje iwanjye nta mudamu turarana. Ariko wasanga umwana. Wasanga umwana. Umwana ko yarageze ati. Uwo mwana rero nicyo gisobanuro natanze. Nicyo gisobanuro natanze. Ntibubacange kuba ndi umugabo nuko nabyaye nkabyara umwana n'uwo madamu twakoranye mariage. Nkongera nkaza kuba rero umusore igihe madamu yapfaga, kugeza ku rwego rw'uko ntarongera gushaka. Ninongera gushaka sinzongera kuvuga ko ndi umugabo w'umusore, ahubwo nza ndi umugabo. Ntabwo biba byoroshye. Yego. Kuba wari mu mahanga umugore wawe akaza gusanga yararozwe, ukamurwazaho igihe gitoya agapfa. Yego. Igikomere kitoroshye. Ariko nubwo bitoroshye, hagati muri ibyo twabonye Imana. Ni nacyo nje kugira ngo tuganireho n'abantu. Nabonye ibintu bitubeshaho ni ubuhamya bw'abantu, bwaba bwiza cyangwa se bubi, bidufasha kwiga, bidufasha kubaho mu buzima bw'aka kanya ndetse no mu bundi buzima bw'igihe kizaza. Iyo wumvise ibyabaye ku bantu, mbanza gutanga urugero. Ibyabaye mu Rwanda, jyewe nari mutoya, nari umwana mutoya, ntaragira n'imyaka 2. Numva amateka, uburyo genocide yabaye. Iyo numvise ayo mateka baba batwigisha, mpita numva muri icyo gihe hari abantu bagize akababaro. Noneho bikampa kwiga ndetse no kubaho ntegura ubuzima bwiza bushobora kutabangamira abantu kugira ngo mbabaze abantu. Amfite ibyo numvise byanteye gukomera muri jyewe kandi bintera gushaka uburyo bwo kubana n'abantu neza
kugira ngo twibagirwe ibyashize bibi kandi tugerageze gukora ibyiza ari byo bitwibagiza ibibi twahuye nabyo. Rero nangiye ndano nkagusangiza ubuhamya bw'ukuntu madamu wanjye yapfuye kandi nkakomeza kubaho nubwo bitari byoroshye. Ibitari byoroshye rero nibyo nshaka kuza kuvugana n'umuntu uri kunyumva cyangwa se uri kundeba, ariko mubwira ngo hagati mu bitoroshye iyo ufite Imana ugubwa neza, niyo udafite Imana ugerageza kuyihamagara, kuko Imana ni iy'abantu bose, ari abakijijwe ari n'abadakijijwe. Imana ni umubyeyi unatandukanye n'ababyeyi tugira mu isi, kuko Imana ntigihinduka ariko abantu barahinduka. Imibereho ishobora guhindura umuntu, uretse n'imibereho nabonye koko umuntu ahinduka, ariko nsanga ikidahinduka ni Imana. Mbanza ngusobanurire ukuntu umuntu ahinduka. Umuntu iyo bamutwite bavuga ko umubyeyi atwite. Iyo amaze kubyara ntabwo baba bakivuga ngo aratwite, ahubwo babona umwana baravuga ngo uru ni uruhinja. Iyo amaze kugira nk'imyaka nk'itanu ntabwo baba bakimwita uruhinja, ahubwo bamwita umwana. Uko ni uguhinduka k'umuntu. Iyo ageze nk'imyaka 15 nanone ntabwo baba bakimwita umwana, bashobora kumwita umusore cyangwa se inkumi. Uko ni uguhinduka k'umuntu. Iyo amaze kuba umubyeyi akabyara bavuga ko ari umubyeyi, ntabwo baba bakimwita umwana cyangwa se uruhinja. Ndi kukubwira guhinduka k'umuntu. Iyo amaze kuba umusaza nabwo ahindurirwa izina. Urumva ukuntu umuntu agenda ahinduka. Noneho niyo amaze gupfa ntaba akitwa umuntu, ahubwo ahindurirwa izina akitwa intumbi. Uko ni uguhinduka k'umuntu. Ariko nayo mbwira, Imana yo ntihinduka. Umuntu ari uruhinja yitwa Imana, yaba ari umwana yitwa Imana, ari umusore yitwa Imana, ari umubyeyi yitwa Imana, ari n'umwana. Imana ibita kimwe. No kuvuga ngo ntabwo Imana yo Imana umusore n'umwana ibabona kimwe. No kuvuga ngo waba uri umusore, waba uri umugabo, Imana yo ntabwo igihinduka. Nicyo nshaka kukubwira, yo ntihinduka, ariko abantu bahindurwa n'ibihe. Uko ibihe bihinduka niko abantu bahinduka, ariko Imana ntigihindurwa n'ibihe. Urugero, iyo ugeze mu gihe cy'ubukene bakwita umukene, ariko Imana ntaho ndajya numva ngo yitwa inkene. Ni ukuvuga ngo ubukene bwaba buriho, Imana yo ihora yitwa Imana, ariko wowe ntabwo uhora witwa umukire, witwa umukene kuko ibihe byaguhinduye. Irira Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ndetse n'abanyamahanga, mbabwire ngo uko byagenda uko ariko kose dukwiye kwikomeza ku Mana, kuko niyo nasanze ishoboye byose kandi ni inyembaraga. Ndabikubwira nk'umuntu wabibonye. Iyo ndi gutanga ubuhamya nshimira Imana, ntabwo ari byo numvanya abantu, ni ibyabaye ku buzima bwanjye. Madamu mushaka namushatse mfite imyaka 22, ariko ntangiriye hepfo gatoya nyirangiza amashuri. Narerwaga n'umuryango wa Compassion, maze kurerwa n'umuryango wa Compassion ndiga ndangiza amashuri, ariko aho mu muryango wa Compassion niga ibintu bigendanye no gucuranga kuko ndabikunda. Nibwiraga ko nisoza Compassion aho ngaho muri Anglikani narerwaga nagombaga kuhabona akazi ko gucuranga kuko nabikoraga neza n'abantu babikunda. Ariko byarangiye ntabonye akazi, ubuzima burankomerera. Nza kubona urusengero rumwe rwari rukeneye umucuranzi, njyayo kubasura, mpagiye baranankoresha ndabacurangira, mbacurangiye baranezerwa. Muri uko kunezerwa baransaba bati mbese ntabwo waza ukajya uducurangira. Biza rero guhita bituma mva mu itorero rya Anglikani, mpita ntangira muri iryo torero rindi ryitwaga Reformation, nkajya mbacurangira. Ugenda ujyanwe no gucuranga? Ngenda njyanwe no gucuranga. Mpageze ngirirwa n'amahirwe mpabona akazi k'ibyo byo gucuranga. Yego. Umuyobozi waho rero ahita nyikundira, kuko uretse no gucuranga urumva nari naranize mfite n'ubundi bwenge, kuko harimo hatangiye ibikorwa byo kwandika abana ngo naho hatangire Compassion, hari ibikorwa byo kubakisha. Mpageze uwo mugabo abonye uburyo nkora arankunda, ikirenze kumpembera ubucuranzi, ahubwo mpita mba umuyobozi aho ngaho ku itorero bidasabye n'amezi 3. Kandi nahembwaga amafaranga menshi ku rwego rwanjye.
kuko sinahembwaga mu manyarwanda, nari mfite amadolari mpembwa. Ayo mafaranga ni nayo yankuruye kugira ngo nshake umugore. Mafaranga nabonye ayo mafaranga mu bundi buryo. Reba ikintu cyatumye nshaka icyo gihe. Nabonye amafaranga nkareba uburyo atangiye kugenda ankurura. Ndavuga ibi bintu sinazabyishoboza, reka nishakire madamu, kuko nari mfite ubuhamya bw'abantu bw'ukuntu babona amafaranga akabahindura bakajya gukora ibibi cyangwa se bakinjira mu bintu bibi. Numvaga rero njye ntabikeneye, nkumva nkeneye kubaka umuryango hakiri kare muri ayo mafaranga, mpita nkora mariage. Mbaho uwo mugabo dukorana neza. Undi mugabo nahasanze wundi twakoranaga ari mwarimu aho ku itorero, aza gukora amakosa. Akoze amakosa baramwirukana. Bamwirukanye sigara ari jye muyobozi jyenyine uhari. Dutangira kubakisha urusengero rukomeye. Abantu bazi i Bugesera hirwa mu murenge wa Ngeruka. Urwo rusengero rurazwi kuko ibyo ndi kuvuga mbifitiye ibihamya, ni ibintu byabaye, ni ibintu abantu bazi. Abambona banzi nzi ko bahita bakurura aho hantu bakahagera bakahamenya. Ariko Imana iza kuguma kumfataho. Uko ntangiye muraza kuza kumenya iherezo ryabyo. Ndahaba nkomeza kuhayobora. Noneho ariko nari mfite biro yanjye nkoreramo. Ubwo biro y'uwo birukanye nayo bigasaba ngo nyi joining kugira ngo ibyo akora nabyo mbikore. Ntangira gukora cyane. Noneho umugabo uwo wadukoreshaga cyangwa se umuyobozi wacu arambwira ati rero John, ikintu cyagufasha, reba umuntu waza mufatanya kuyobora kuruta uko jyewe nzajya kwizanira uwanjye. Akimara kumbwira ayo magambo, kuko yarankundaga, twari tumaze kuba umwe, turi inshuti ziri closed ku buryo twaremeranwaga ku rwego rwo hejuru. Aho bamutumiraga mu nama atabonetse najyagayo nkavuga ijambo mu cyimbo cye. Mbese twari inshuti zikubiranyije. Hejuru y'uko nawe yitwaga John, no tukanitiranwa, abantu bakanabikunda. Ariko afite irindi zina yarazwiho ryitwa Danje. Nkimara kuvuga iri zina, nzi ko hari abantu benshi bahise bamenya uwo mugabo cyangwa se n'ayo makuru, kuko ni ibintu bizwi cyangwa se ni n'umuntu uzwi. Nubwo atambereye mwiza mu minsi yakurikiyeho, ariko mu gihe twari kumwe atarahinduka yaramfashije. Nkunda kubwira abantu, nubwo umuntu mwaba mugendanye ntimubashe kugerana iyo wari ugiye, ariko aho akugejeje aho ariho hose abakunguruje. Nkunda no kubwira abantu, hari abantu bajya bakora akazi kabahemba udufaranga dukeya, ugasanga arabyinubira. Aha rero mpakura ijambo mbwira abantu nkavuga, nubwo ako kazi kaguhemba amafaranga makeya, ariko nibura karagukingiriza. Hari ibintu bimwe bitagushyikira kubera ako kazi, kandi nzi ko gashobora kuvaho kakakwinjiza mu kazi keza. Umugabo akimara kumpa iyo autorité cyangwa se ubwo burenganzira bwo kugira ngo nishakire uwo dukorana, nibutse umugabo wigeze kungirira neza nyiraho mu rusengero aho nakuriye. Yajyaga akunda kunjyana, ko yabwirizaga ubutumwa ari mwarimu, akanjyana kugira ngo ndirimbe mbere y'uko abwiriza. Mfite urumva yaramenyekanishaga ko nakundaga ibintu by'ubuhanzi, kuririmba, gucuranga. Rero yagenda akanjyana kugira ngo mbanze ndirimbe mbere y'uko abwiriza. Ndabikora. Nahise mutekerezaho, mpita rero njya kumuzana nk'umuntu wangiriye neza, numvaga ko mwituye ineza yangiriye. Nsanga aho ku itorero yarafitemo amafaranga y'imyenda mu mashyirahamwe babagamo. Mbibwiye umuyobozi wanjye arambwira nta kibazo, amafaranga njya kumwishyurira imyenda kugira ngo tukunde tumuzane, nta kibazo afitanye naho yarari, ntacyo bamukurikiranaho. Iryo torero ryarababaye cyane kuko uwo mugabo yakoraga neza. Ariko nanjye narishimye cyane kuko nazanye ukora neza, kandi numvaga ko ndi kwitura ineza yangiriye. Turakorana. Wibuke muzanye kugira ngo ambere umuyobozi. Ahantu humve neza. Nari muzanye ngo anyobore kandi asanzaho.
ariko nkumva nta kibazo kuko nzanye umuntu nzi kandi ndi kwitura ineza yangiriye. Twakoranye neza nk'ukwezi kwa mbere, nk'amezi 2, ariko noneho kuko atarahamenyera n'ubundi umuyobozi wanjye yarankundaga bikomeye, akaba ari gihe wabaza raporo ntayibaza unyoboye ahubwo akayibaza agiye, bikaba ngombwa uwo nimba nakoze raporo nanjye ayimenyesha, aho yakaba ayimenyesha umuyobozi mukuru ahubwo akayizana no muri biro yanjye. Bimutera ishyari, dutangira kujya dukorana nabi, atangira kunyanga ku rwego rwo hejuru. Icyo gihe wari warashatse umugore? Icyo gihe nari maze gushaka umudamu umufite. Noneho ntangira no kugira ibibazo, umugabo uko turi kugirana ibibazo akanteranya n'umuyobozi mukuru. Mbona umuyobozi mukuru atangiye guhinduka, rwa rukundo twagiranaga mbona bitangiye guhinduka, simenye impamvu, atangira no kujya atampemba. Mbona hashize igihe kinini ntari guhembwa kandi mfite umudamu wanjye wo kwitabwaho. Yarangezemo 2,280,000. Ndagenda mbiganiraho na madamu turajyanayo, tuzana i Kigali kuko urumva twakoreraga i Bugesera, tuza kumusaba imbabazi, mubaza igituma ntahembwa. Icyo gihe ampa ibisobanuro, turataha. Dutashye n'ubundi ibyo yadusezeranije ntiyabikora, yampa amafaranga kandi nkabona ari kurushaho ko tubana nabi. Byaterwaga n'iki? Uyu muyobozi nizaniye nari nzi ko dukorana neza, kumbi wakajya kunteranya, ariko nkaba ntabimukekeraho. Nza rero gushaka ubwenge bwo kumenya impamvu, nsanga niwe wabikoraga. Nabumenye twicaye mufatira ku kantu kamwe, aho twicaye nkamubwira uyu munsi rero ndaza ku kazi nkererewe saa 4, ariko nta byihutirwaga cyane nari butange, ahubwo umuyobozi wacu we nubwo habaga nta kazi gahari wagombaga kwicarayo, yaguhamagara ukaba uhari kandi nta n'icyo uri gukora, upfa kwatendinga gusa. Noneho mbyumvikana n'umuyobozi wanjye, ndamubwira nti wowe nibampamagara uze kumubwira ko mpari nta kibazo, kuko urumva turabyumvikanye, nguma mu rugo hari ibyo ndi gukemura. Kumba ako kanya ntiyamenya ko nanjye ndi kumuneka ngo menye. Ahita ahamagara umuyobozi wanjye, aramubwira ati John asigaye abeshya nk'ubu, n'ubu umuhamagaye yakubwira ngo ari ku kazi kandi adahari. Kuko umuyobozi ampamagaye arambwira John uri hehe? Ndi ku kazi kandi ndi mu rugo, ariko ndatazi ko nabimenye. Umuyobozi arambwira John ntabwo uri ku kazi. Nubwo niho ndi, nuko hari aho ngiye gatoya. Abahamagaye wa muyobozi wanjye amubwira John ntabwo ari ku kazi, ntigeze anahakandagira, ugomba ndafashwe. Nge rero nakundaga, ariko nawe uramufasha. Mba ndafashwe ariko nanjye namufasha. Umuyobozi rero mutumaho, umuyobozi mukuru mubwira ko kuri biro tumukeneye, turicarana musaba imbabazi, mubwira n'impamvu yari yateye ibyo, n'uwo mugabo ansaba imbabazi. Muri uko kunsaba imbabazi nahembwaga ya mafaranga, mbona bikomeje kuba bibi cyane, ntahembwa. Ndongera mfata urugendo na madamu, tuza tumusaba imbabazi, ndamubwira ndakubabariye ariko akazi kawe ndagahagaritse, sinzongera kugukorera, n'amafaranga uyigumanire. Naratashye, hari kuwa gatandatu, kuwa mbere mutumaho, ndaza mumurikira ibikoresho bye byose, kuko icyatumaga atampemba amafaranga sinagiraga n'umutima wo kumwiba, kuko yabaga yagiye nko muri Amerika cyangwa afite ibindi bihugu arimo, ariko akaba yarasize asinya amasheke y'uburyo nzahemba abakozi. Nababwiye ko twubakaga urwo rusengero, nge nari maze kurwubakishaho nka miliyoni zirenga 70 rutaranasakarwa. Ni urusengero rwiza, uhageze nawe wabyibonera. Mfite nka miliyoni 5 cyangwa 10 zo guhemba abantu, ariko nge nta n'igihumbi cyanjye kirimo, kuko nzahembwa jyewe yaje.
amfite yasigaga ambariye amafaranga akashyira ku masheke uko nimba ari mu minsi 15 kandi azamara ukwezi ubwo agasinya sheke ku minsi 15 n'indi 15 nge ntegereje ngo nzahembwa yaje bigera muri aya mafaranga umutima urababara cyane ndayamubabarira nditahira dusezeranaho musigira akazi ke n'ibintu bye byose njya gutangira ubundi buzima bushya. Ntabwo rero nagize amahirwe nabwo uwo mugabo yakomeje kunkurikirana. undi mukuru uwo mukuru yewe ashaka no kunyica. Ni ibintu byagaragaye bamuhaga fagiti zigaragara bakamubwira umwana ukiri muto kugira ngo kubabarire $2,800,000 yigendere uriya araguhiga ahubwo azakwica uzabibona. We rero ahita ashaka kuhiga jewe kandi yari afite n'amafaranga bishoboka. Mu gihe njye nari mfite amafaranga nakundaga gusangira n'abaturage n'inshuti kuko aho mu giturage nari inkunzwe kuko ago nihenuraga ku bantu jewe nasangiraga n'abantu bose baba abana baba buri wese mu cyiciro cye. Noneho mu bantu yakoresheje kugira ngo baze kumpiga harimo inshuti zanjye abo twasangiraga abasirikare abapolisi aho ngaho. Umwe muri bo aza kumburira arambwira ati twe twafashe n'amafaranga turaza kukureba nimugoroba cyo nagufasha rero ushakisha uburyo wigendera hakiri kare. Mba nditaye mu gutwi mbiganiraho na madamu. Umugoroba baje jewe nari nateze imodoka naje Kigali. Binjiye mu rugo iwanjye saa 3 z'ijoro. Izo saa 3 nari ngeze hano ku murinde wa Kanombe nza kubana n'inshuti yanjye. Nsa nkaho mungiye aho ngaho. Barampiga mu nzu barambura barashakisha barategereza ngo buke kuko madamu yarababwiye ngo hari aho nagiye ariko ndi bugaruke. Icyo gihe bashakaga wowe gusa madamu n'igihe bashakaga madamu ntacyo bamutwaye n'igihe bashakaga bababwira ko umuyobozi mukuru yatumye ngo bantware i Kigali. Bamaze kumbura bisa nkaho bihosheje ariko madamu akampa amakuru uko bimeze nigumira aho ngaho nkajya mba ndaha i Kigali madamu araha i Bugesera nabwo bimara akanya gatoya. Nkigera rero i Kigali kubyakira byarangoye no kumva ko ndi buhigane n'uwo mugabo akampiga ariko ndabyihanganira. Kindi kintu cyamfashaga usibye kwirindira mu gusenga. Muri uko kwirindira mu gusenga nibyo bintu byamfashije njya ku rusengero kwa Pastor Abaton ntangiramo ibintu byo gucuranga naho barankunda bangenera udufaranga bajyaga bampemba nkorana nabo nkita kuri ku muryango wanjye na madamu akajya asenga kwa rwa rusengero aza no kuhava yigira muri ADPR ariko uwo mugabo atangira akajya amukurikirana akamubaza se umugabo ari he ameze ate. Madamu akaba yibereye ariko ntatanga amakuru mbaho ngaho. Aha rero i Kigali ntangira kuzamuka mu kubwiriza ubutumwa. Ndashimira Bishop Saturday yagiye ankuza mu byakagakiza akampa uburenganzira abwiriza ubutumwa mu rusengero akantwara kuri radio nkabwiriza akantwara kuri televiziyo nkabwiriza akantoza nanjye nkirindira mu gusenga kuko nari mfite ijwi ry'Imana rimvugisha ngahumurizwa. Biza kurangira amfashe urugendo njya kubwiriza ubutumwa bwiza mu gihugu cya Kenya. Ndiyo rero ko nakundaga gusenga cyane. Imana ivugana nanjye ngo uko biri kose ntahembye mu Rwanda njye gushyingura. Nkumva ndashyingura nde. Mamagara madamu ndamubaza umeze neza arambwira ameze neza. Subiramo umeze neza nta kibazo mfite ndakomeza ndabwiriza. Ku munsi wa gatatu nibwo madamu yampamagara arambwira ngo ntabwo ameze neza. Mperuka ijwi rya madamu uwo munsi akubwira ngo simeze neza iryo jwi mperuka. Ndabwiriza iminsi 7 nari mfite irarangira ndagaruka mu Rwanda. Nageze Kanombe madamu yagiye muri koma
twari kuri hopitali Nyamata, ndakomeza njyayo murwarizayo, ariko urumva nahageze ari muri koma, ururimi rwaruzuye mu kanwa atavuga, no hano mu ijosi habyimbye atavuga, ari muri koma. Tumara rero iyo minsi 7 irashira. Imaze gushira, madamu nagiye kuri banki ngiye kubikuza amafaranga ashaka ko tumujyana mu kindi gihugu, bagiye kumfasha ngo njye muri Canada kugira ngo ari hajye kuvurirwa. Umunsi nagiye kubikuza amafaranga bari no kugira ibyangombwa, madamu ahita apfa nabwo udahari. Yapfuye mpari mwirebera amaso ku maso. Nari mvuye kuri banki ako kanya, hari amafaranga ngiye guhereza y'ibyangombwa bagiye kunyishyurira. Nkiva kuri banki ndaza ndamureba, madamu nubwo atavugaga ariko yarumvaga ko nabashaga kumupepera nawe akampepera. Namuvugisha agasa nk'uwasamura umunwa nk'uri kuvuga ariko ijwi ritasohoka. Ndaza arandembuza, ndamwegera, arangije amfata n'amaboko yombi hano akajya nkurura nyiyegereza. Nkabona ari kubumbura umunwa avuga ariko nta kintu numva, ijwi ridasohoka. Ako kanya madamu ko turahangana amaso ku maso turebana, madamu ahita apfa arigendera. Ndabireba ndababara. Ako kanya iyo umuntu ahuye n'ikibazo kimwe, n'ibindi bibazo birizana utamenya naho bituruka. Ndamureba ako kanya ahita habyuka intambara y'ako kanya ntaza ahiturutse. Numva amabukwe arambwiye, kuko niwe wari uhari, arambwira ngo hamagara nyoko atuzanire umwana. Mu buzima bwanjye rero hari amagambo nanga, niyo umuntu ayambwiye ndamwitegereza nkamureba nkahita muva iruhande. Ntacyo umusubiza. Umuntu umbwira ngo nyoko sinzi nimba ari Ikinyarwanda cyangwa ari urundi rurimi, ariko iryo jambo ndaryanga. Niyo umbwiye ngo nyoko ndakwitegereza ntago mbikunda. Niba uri yambwira ngo hamagara mama atuzanira umwana, ngiye kumbwira nyoko ntago mbikunda. Njya kuri telefone ndahamagara, kuko aho nahise mba nta equilibre, ku buryo umuntu yampamagaraga nkagenda, yambwira agenda nkagenda, babaye bikomeye. By'ubwanjye mpamagara mama, muhereza amabukwe, baravugana kuri telefone, batangira gutukana. Turashaka umwana se n'uwanyu, barabitukanira. Telefone iza kungoboka ishiramo umuriro, kuko ibitutsi bye byarambabazaga. Mfite n'intumba aho ngaho, ho nabaga nicaye ku ntebe nk'uko nkatitira, nkitura hasi ongera nkicara ku ntebe. Ntabwo nari mfite equilibre na ntoya, kandi nawe urabyumva ibibazo nari mfite, ntabwo nari imeze neza, nari mbabaye. Ndangije ndababara kugeza ku rwego rw'aho mabukwe atigeze aza gushingura umukobwa we. Icyo cyarambabaje mu buzima. Njya nkunda kubwira abantu, ntabwo nababajwe nuko madamu yapfuye, kuko natwe twese tuzapfa. Ariko hari ikintu cyambabaje mu buzima, ni kimwe gusa, ni uburyo byananiye gutabara madamu ari gupfa. Aha nimbisobanura nibwo umuntu yabyumva. Kuba narafashe inka zirenga 8 bakajya gukwa madamu akambyarira umwana, madamu tukabana neza, ariko igihe ari gupfa akankurura gutya, nahise ntekereza nkumva wenda ari kumbaza atari kwa mugabo we ko twashakanye nk'ubu wamfashije. Rero maze kubura ikintu nakorera umudamu wanjye nashatse tubyaranye unkunda akarinda apfa ndeba, hahise hazamuka ijambo muri gere rivuga ngo ukwiye kwikomeza ku Mana, kuko niyo ishoboye byose, naho abantu nta kintu dushoboye usibye amagambo tuvuga n'utundi tuntu twabona dushobojwe n'amafaranga cyangwa imbaraga dufite, ariko Imana niyo ishoboye byose. N'abantu barashoboye ariko bashoboye bikeya. Ndaguha urugero, ubu kuri izi saha nshobora kuza iwawe ufite amafaranga nkarya, ukananyerekaho ndyama nkaryama, ariko nje ntabyara n'ubundi nataha ntabyara. Uguke. Ariko Imana
wagenda ikakugaburira, waba udafite urubyaro ukarubaza Imana, Imana ikaguha umwana. Ni ukuvuga ngo rero ijambo ryawe ni ukuri, ishoboye byose, nta kintu na kimwe idashoboye. Nonese madamu watubwiye ko ijambo aheruka kubwira ari iki yari uri hanze avuga ngo simeze neza. Kuza kumenya noneho ko yarozwe byo waje kumenya gute? Aha, kuza kumenya ko yarozwe, turi aho kwa muganga, madamu arinda apfa, ntabwo bambwiye ikintu cyamwishe. Yego. Narababajije muga dogita, mbwira ikintu kishe madamu wanjye, arwaye iki ubundi bimeze bite? Iyi minsi yose maze ntabwo bambwiraga ikintu madamu arwaye. Nyuma ariko kugira ngo batabura icyo bandika, cyangwa se ni nako kuri kwabo, nabo sinabibreminga, barambwira ngo yari afite infection, ngo nizo zimwishe, nakiriye ibyo ngibyo. Kuza rero kumenya ko ari uburozi, uwo mugabo twakoranye uwo yanyambuye 2,280,000, narangiza nkamutoroka, ubwe twarihuriye hano mu mujyi wa Kigali, naramaze gushingura, naramaze kwiyakira, arambwira ati Jo, uko nishe umugore wawe nawe ntabwo nakubuze, nagushatse warapfuye, narindi kujya gusenga, umujinya waranyishe, mfata ibuye ngo nje gutera imodoka, bakandagiye ku muriro, aba yagiye, mbona imodoka iri kurenga hasi, nabona uko nyitera ibuye, ndababara gusa ndabyakira. Ndafashe igihe kinini cyo kugira ngo mfate umwanya njye kumwihoreraho, ni ibintu bizwi. Ndagenda njya hariya mu kigo i Kanombe, nari mfite inshuti zanjye, nifashisha abantu kugira ngo bamfashe njye kwihorera, ariko biranga, n'ubundi fatirwa ku gipangu aho ngaho cyo yaratuye, kuko numvaga namurasa n'umudamu we n'umwana, abantu bose nari nabanze. Fatirwa aho ngaho, ndakubitwa, baza kuntangira raporo y'uko ari toroma y'ayo magambo nabwiwe n'umudamu wanjye uko yapfuye. Babigenzuye basanga nibyo, barambabarira. Bambabare rero nahise mfata akanya ndavuga reka niyegurira Imana, kuko mbonye kaba, nahise nyamanika, ndavuga reka nsenga Imana izamfasha. Kuko aho ngaho nahuye n'ikibazo aho mama yanyanze na maboko akanyanga, bikagera ku rwego rw'uko ataza gushingura umukobwa we. Urumva ni agahinda kose kaje kanyituraho, ndababara, umutima urababara wenda guturika. Aha ndashaka kwigisha umuntu iki, ese waba warigeze uba mu gikomere, umuntu akakubabaza kandi wari umwizeye, umuntu akagutwara icyawe cy'agaciro kandi wamwubahaga? Shaka kuza rero kukubwira ukuntu wabana n'igikomere. Amasaha ngira ngo ntago ari buze kudukundira, wenda tuzongera tuganire, kuko ndumva ari inkuru ndende, n'ukuntu mama wawe yaje kukwanga, ubwo nabyo ndimo ndabyibaza, ko wigeze kutubwira ko yeruka atongana na nyoko bukwe, yaje kukwanga gute? Ariko amasaha ngira ngo sinzi niba ari buze kudukundira, tuzongera tukaganira, sinzi niba ikindi ushaka. Aho ngaho bapfaga umwana, kuko urumva mama yaramushakaga, mabukwe akamushaka, ngiye nkibaza icyo ndi busigarane, bikanga, bikanyobera. Ariko byaje kurangira umwana atwawe na mama, mabukwe nyine asigariraho, nanjye sigariraho. Mama ajya kumwitaho, ariko mama yababazwaga nuko nazaga nkamufata nkajya gusura kwa mabukwe, kuko njye narabakundaga, nubwo bo batankundaga nkabibona, ariko njye nakomeje kubagaragariza urukundo, kuko nta kibazo twari dufitanye. Ariko Imana hari uko yaje kubikora, nabwo ni ubuhamya burebure. Aho nari nasohokeye ku Gisenyi, nasohokanye n'umwana wanjye nk'uko bisanzwe, turi bumare y'iminsi 7. Mu minsi 3 twari tuhamaze, barampamagara ngaruka i Kigali ku kazi, mpita nijoro noneho njye ubwanjye nihamagariye mama aze duhurire i Kigali atwara umwana. Noneho nijoro rero ndarota turi buzamuke na bebe, ndota ndi guhamagara mabukwe ngaza atwara umwana, mpita nanafata telefone ndamuhamagara. Imiryango yaje kongera kwiyunga gute? Yaje kwiyunga uwo munsi, nakubwiye narasengaga, Imana yanyihereye impano ariyo ndi bukubwire.
ngeze mama aje mwakiriye mu nzu wanjye njya kumva numva mabukwe arampamagaye mpamagaye ati John ndamubaza ni ibiki ndanikanga maze kwikanga arambwira none se ntiwampamagaye nze gufata umwana bitangenda mfata umwana ubwoba buranyica kuko mama ari mu nzu mabukwe araje bibaye uruhurirane kuri jyewe mama musiga mu nzu n'umwana njya ku muhanda nabwo nzana mabukwe yinjiye mama arikanga na mabukwe arikanga ndangije mbabaza ikibazo gikomeye mbaza mama ndavuga nti mama rero nakumvise utuka mabukwe mwita umurozi nakwiyumviye n'ijwi ryanjye none nagira ngo mbwire mwebwe muri nabakuru genda umwana mabukwe yaroze bande babahambye he byagenze biti utarasubiza mbaza mabukwe ndabizi wivugiye mbyumva n'akanwa kanjye mama umwita umurozi yishe bande barogiye nimusobanurira aka kanya buri wese abura icyo yavuga ndavuga wowe nanteye agahinda ntiwazana gushingura umukobwa wawe unari nababaye ndavuga mwarabeshyaga twarabeshyaga basabanira imbabazi aho ngaho cyukange ndabiherekereza mbaha umwana uhereye uwo munsi imiryango yatangiye kongera kunezerwa bariyunga ubu umwana wanjye abari mu rugo iyo akeneye kujya kwa mabukwe ajyayo nta kintu yikanga kwa mabukwe niwo munsi wa mbere bakandagiye mu rugo iwacu bazanye umwana kuko bava i Kigali baratashye umwana ataha kwa mabukwe nkaho yatahanye mama so imiryango yongera guhura gutyo ikintu rero nje kukubwira cyamfashije ni ugusenga gusenga ni intwari ikomeye niho hantu nakuraga amahoro niho hantu nakuraga ibyishimo niho hantu hatumye mfata icyemezo njya gusaba imbabazi wa mugabo wanyiciye umugore na ya magambo yose yambwiye nageze ku rwego rw'aho musanga njya kumusaba imbabazi kugira ngo ngire amahoro kandi nkimara kuhagera namusabye imbabazi asobanurira uburyo yaroze umugore n'abo yakoresheje kugira ngo uwo muntu uburozi babutange kugira ngo umudamu wanjye apfe arabisobanura aho ngaho n'abo twari kumwe ndangije ndamubwira nta kindi cyari kinzanye kwari kugira ngo nkusabe imbabazi yuko wanyiciye umugore ariko ngira umujinya w'indengakamere nanatekereza kukwica n'umugore wawe n'abana bawe n'inshuti zawe nza no kubishyira mu bikorwa ndafatwa ayo mateka warayumvise ariko nje kugusaba imbabazi ngo tubabarirane kuko nasanze ibintu byose usibye Imana yo mu ijuru arishoboye byose kwere uwo munsi turababarirana yewe nta kibazo mfite usibye ko nabwo mbabarira kamera yarazamutse yamaze kubisobanura gutyo natekereza umudamu wanjye yatekereza uburyo ari kubivuga mu bantu ngo yaramuroza arapfa bazanye ibiryo ngo dusangire ahubwo mbimumena mu maso kandi nubwo nakubabare ko ntitwasangira rumva nari nkifitemo akantu turasohoka ariko nanone musaba imbabazi ndamubwira nubwo ibi mbikoze ni kamere ariko mbabarira mpava mbohotse nawe nimba yarabohotse ataranabohotse ariko jye numva umutima wanjye utuje nshatse kukubwira iki ubundi usibye ko naje hano nkakubwira ngo narapfushije njyewe nkituruka hariya wabonaga ngenda nk'umugabo wapfushije rero ntabwo ibi byakozwe na mama umbyara ntibyanakozwe na papa ntibyanakozwe n'uwo muhungu nabyaye ahubwo jye mbikesha Imana yo mu ijuru kubwo kuyizera no kuyikunda no kuyikorera nkizamuka gutyo kuri televiziyo kuri radiyo aho ngaho hose nkorera nta kindi nkora usibye kwibwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana mbwira abantu ngo mubabarirane kandi iyo umaze gutanga imbabazi ubaho kandi ukabaho mu buzima bw'ubutsinzi ndatekereza ko twaba turi gusoza nubwo hari byinshi byo kuvuga zagaruka twongere tuganire ariko reka soresha ijambo rivuga ngo ndisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 33 n'umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo Uwiteka aravuze ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranye nawe aha rero mpakura ijambo uko nababwiye nitwa Ndayisenga John muri iki gihugu nzwi ku izina rivuga ngo bazongera bakubone hari uko abantu bakuzi ariko bazongera bakubone
nigishije abantu ndababwira ngo ntimukongere kwishyira abantu mu mutwe kuko ibyo babavuga ni ukuri. Ntanga urugero, wowe warize wiga amashuri abanza n'ayisumbuye ubona diplome ndetse n'andi urakomeza, none umwaka umwe 2, 3, 5 irashize nta kazi ufite. Twe ku musozi twirirwa tuvuga ati wa muhungu kwa runaka yigiye ubusa cyangwa umukobwa kwa runaka yigiye ubusa, uzi ko nta nakazi agira, ukatwishyira mu mutwe ngo twirirwa tukuvuga ngo bangize iciro ry'imigani ku musozi ngo nigiye ubusa. Ubundi nkubaza, hari biruzi wicayemo byo bakuvuga ni ukuri? Warashatse. Gushaka ni ikimenyetso cyo kujya kwagura umuryango ukabyara, none umaze umwaka umwe 2, 3, 5 utarabyara. Twebwe rero tuvuga ibyo tureba, twirirwa tuvuga uriya yashakiye ubusa, niwe ukennye umuryango wa hariya, ni umuntu uraho utanabyara, nawe ukagenda ubabara ngo twirirwa tukwishyize mu mutwe ngo twirirwa tuvuga uburyo utabyara. Ubundi tuvugisha ukuri, hari umwana uzi ukikiye ibyo abantu bakuvuga ni ukuri, ahubwo bikure mu mutwe, ahubwo umva ijambo rikomeye. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka aravuze ngo iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranye nawe. Ahubwo wowe witegereze mugenzi wawe umubwire ijambo rivuga ngo uzongera umbone mu minsi izaza. Uwiteka nasohoza rya jambo ryiza yavuganye nawe, uzongera umbone. Kuko ujya gushaka ahari wari mu cyumba irakubwira ngo genda ushake kandi nzaguha urubyaro, ariko muri aka kanya ntiruraboneka. Bazongera bakubone, Uwiteka nabisohoza. Uri kwiga yarakubwiye ngo nzaguha akazi kandi akazi keza kumugisha, akazi gakomeye, ariko kuri izi saa nta kazi ufite, ubuzima burakomeye. Nje kukwibwira ngo bazongera bakubone, Imana nisohoza rya jambo ryiza yavuganye nawe. Ahubwo aka kanya wahita utekereza hari ijambo Imana yavuganye nawe bantu badahari. Tekereza uri mu gikoni utetse, Imana ikavugana nawe nzakugirira neza. Uri mu muhanda ugenda ikagivugana nawe, ariko muri aka kanya ibyo yavuganye nawe ntirabikora. Rero nje kukubwira ngo bazongera bakubone. Abakuzi ubabaye bazongera bakubona unezerewe, abakuzi uri umushomeri bazakubona noneho uri mu kazi, bazakubona waratanze imbabazi useka umeze neza. Yewe nasoza iki kiganiro nkuvuga ngo bazongera bakubone. Bazongera. Wakoze cyane kutuganira, twizere ko ubutaha uzagaruka amasaha niyo batadukunda, ariko tukaba tugifite byinshi cyane byo kuganira. Twizera ko uzongera ukaganira, bazongera bakubone. Bazongera bakubone. Imana nisohoza rya jambo ryiza yavuganye nawe abantu badahari. Bazongera bakubone kuri yawe TV, nicyo twababwira. Bazongera kweli, kandi mumuzongera mumbone uru rutoki ruriho nk'impeta. Ibyo nabyo ni indi story tuzaganira ahubwo. Reka mbwira abantu nta yindi mpano mfite. Ngiye sindi umucuruzi, abantu banyumve neza. Sindi umucuruzi. Gusa mfite akandi kazi nkora, ariko siko nje kuvuga hano. Nifitiye impano yo gusenga. Gusengera umuntu udashaka agashaka. Wahita wibaza ngo wowe kutarashaka. Ubutaha nzabikubaza ubutaha. Uzabimbaza. Bazongera kubone kuri yawe TV. Turagushimiye cyane, wakoze cyane kutuganiriza. Urakoze cyane. Kadushimiye n'abandi bari badukurikiranye, ndabashimiye cyane. Kandi reka mabwire ngo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya yawe TV tubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Patrick, ndabashimiye. Amahoro y'Imana abane namwe.